sinzakorwa n'isoni, umwami wanjye ariho kuko isezerano rye nuko atazansiga njyenyine. Sinzakorwa n'isoni, umwami wanjye ariho kuko isezerano rye nuko atazansiga njyenyine. Nitwa Diane Nyirashimwe, nkaba ndi umwe mu bagize Healing Worship Team. Murakoze cyane. Nyuma yuko muri Healing ndi umuntu usanzwe woroheje cyane, nta n'akandi kazi nkora urebye no kuririmba gusa, nta kindi. cyane rwose byamutunga kuko byarantunze, biranyubakiye, ni byinshi cyane byagutunga cyane. Umuziki icyo wakoze ku buzima bwanjye, cya mbere wanyigishije amashuri. Hari igihe naririmbye nkabona amafaranga, nkabasha kwishyura amafaranga y'ishuri mu gihe ntayafite. Byarantunze mu buryo bw'imyambarire, byarantunze no mu buryo bw'umuryango wanjye. Nabonaga amafaranga nkabasha gutanga no mu rugo nanjye umusanzu wanjye. Ni ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Indirimbo niga zikakunda kungora cyane ni indirimbo z'ibiswahili, kubera ko ntakizi cyane, ntabwo nkizi pe, nabangiye kubeshya, kubera ko akenshi bakinyigisha ntari kubyumva, ariko babanza kubisobanurira, birangora cyane kubera ko ari ururimi ntarimo ndumva neza, ariko ngera aho ngaho nkabimenya nyine nkabiririmba uko babimbwiye. Yewe ni nyinshi cyane, ariko imwe muri izo ni indirimbo ivuga ngo Yesu ndagushima ko wangize imbohore, wanyeretse inzira ingeza kwa data, wambohoje urukundo rwawe n'ubugwaneza. Haleluya, niyo ngiyo ndayikunda cyane n'umutima wanjye wose, sibyo ko n'izindi nzikunda, ariko iyo ngiyo yaranyubatse mu bihe bigiye bitandukanye. Ni ya Healing, twe dukorera hamwe ibintu byo guhimba indirimbo, tugira itsinda rihimba indirimbo. Ntabwo navuga ngo ni runaka ni runaka, turi abantu timu runaka nyine irimo abantu barenga 5, dufata umwanya tugahimba indirimbo zacu, niko twebwe dukora. Ntago ndabiteganya kubera ko ubu ngubu ntabwo biraza, ndacyabisengera Imana kugira ngo, kubera ko abantu barabinsaba kenshi, ariko ntabwo ari byiza ko nahita mbikora. Ngomba kubanza nkabitekerezaho, nkabyigaho, nkanabisengera kugira ngo numve n'iki Imana ishaka. Niba wenda ishaka ko nanabikora cyangwa nakomeza gukora no mu matsinda, nabyo ni byiza. Murakoze. Byose ndabikora kandi cyane n'umutima ukunze. Biravunanye, yego birumvikana, ariko ndagerageza uko nshoboye. Igihe cy'amarepetition ntabwo aba ahuye akenshi. Healing irepeta ukwayo na True Promises. Ikigora wenda ni igihe twagonganye ku masorti, ariko icyo gihe urumva ntabwo naboneka hose, mboneka hamwe, ahandi ntabonetse nkababwira yuko ntari buboneke kandi bakabyumva. Ariko hose nyine ngerageza kuboneka ku buryo ntabura cyane. Icyo nababwira nuko bakomeza kunkunda, ko ni byiza iyo ukora ikintu ukabona umuntu aragukunze, biguha imbaraga bikagukomeza. Bakomeze no kudushyigikira, banshyigikire, bakomeze bampe courage, ni byiza, nabyo biradufasha, bituma umuntu akomerezaho. Komeze badusengere, kandi byiza biri imbere. Turacyari kumwe mu gihe Imana ikidutisha ubuzima bwo kubaho. Turi kumwe, ntabwo tuzava muri uyu murimo w'Imana, kuko n'iki Imana yaduhamagariye muri iki gihe. Nifite zo guhamya Yesu, nta soni mfite zo kuvuga urukundo rwe, nta soni mfite zo guhamya Yesu, nta soni mfite zo kuvuga urukundo rwe. Uwo Yesu niwe soko y'ubugingo no kunesha. Uwo Yesu niwe soko y'ubugingo no kunesha.